Ndagusuhuje nanone kandi ngo haye ikaze kuri BME Empire. Benex Placide niko nitwa. Kora subscribe tuje tubana umunsi ku munsi. Bamwita DJ PhilPeter. Ku rundi ruhande bamwita Ken Soul. Badufitiye indirimbo yitwa Thermometer. Thermometer nkuko tubizi ni igipimo gikoreshwa kwa muganga gipima ubushyuhe. Benex Placide niko nitwa. Kanda subscribe tuje tubana umunsi ku munsi. Ninge mutananirwa, ninge ntare mu murwa, ninge wese samano. Ndagushimiye nguhaye ikaze. Udukurikira umunsi ku munsi hano kuri BME Empire. Nishimira ko dukurikira. Uyu munsi nje guplayiminga indirimbo Thermometer. Ni indirimbo ya DJ PhilPeter wo kuri The Choice, ubwo no kuvuga ku isibo, ndetse na Ken Soul. Ken Soul ni umuhanzi uri kuri hit cyane cyane mu Rwanda. PhilPeter nawe ni umuntu wakoze indirimbo nyinshi cyane, agakorana n'abahanzi benshi batandukanye zigakundwa. PhilPeter afite icyo bita Talent Factor and Caption Entertainment Present. Niyo kampani ya PhilPeter. Ni kampani irebera cyangwa se ikorerwamo ibintu byinshi. Kampani y'umuherwe Nizeyimana Philbert akaba PhilPeter. Thermometer ni indirimbo nziza. DJ PhilPeter afatanyije na Ken Soul. Ni indirimbo izasohoka ku itariki 23 za kuno kwezi muri 2022. Producer wayikoze ni Element Studio ni Country Recording. Ni indirimbo yategujwe abantu cyane cyane ko ari indirimbo igiye kuza mu bihe byiza. Nyuma yaho PhilPeter yadukoreye iyo yise Amata, adukorera indirimbo nyinshi cyane turazikunda. Kenshi akorana na Marina, Fireman, akorana n'abandi ba DJ benshi batandukanye, badukorera indirimbo nziza turazikunda. Uyu munsi yatuzaniye bita Thermometer. PhilPeter ni umunyamakuru wa IBYO TV, ndetse akaba anafite channel yitwa The Choice ku bufatanye na IBYO TV, bafite uko ubwabo babibara. Ngushimiye ko dukurikira umunsi ku munsi hano BME Empire. Niyo wakurikiraga. Ndagushimiye kandi nishimira ko tubana. Wowe ikintu cyonyine usabwa, kanda subscribe tuje tubana umunsi ku munsi, ugera the update ku miziki igiye gusohoka, ndetse na the update ku miziki yasohotse. Ngukorera lyrics z'indirimbo zitandukanye. Hari iyo ushaka wakandika muri commentaire. Kabana niba wumvise ikiganiro kikarangira ukumva iyi nkuru ikarangira, ndagushimiye. Andika muri commentaire ati pe ndabibona ko wumvishe inkuru ikarangira. Ndagushimiye. Nitwa Benex Placide kuri Instagram ndetse no kuri TikTok.